noneho ndasetse ngeze mu gihe cyo gukura amafaranga menshi nkapfusha ubusa ko ndashaka ngo abana bacu nimba baraburaye ntibazongeye kuburara sibyo twari seriyo umusaza yarahemutse n'amarira araje uyu munsi ni umunsi wa date wo kongera mukunga urukundo mugasaba mama Sandrine turamutse tugiye mu murenge ikiganiro gusa ibintu ari kuvuga bimuri ku mutima ubwiwe n'iki maze abanyamakuru nk'abakunda rwose umuntu w'umugabo nose ko nyabona ahantu henshi ubwiwe n'iki se uri kurira wumva bikuvuye ku mutima ndane seriye ni ukuri ko Imana yo mu ijuru Imana iguhoze amarira yaje biri seriye kari seriye we agaga mure washa uri umukinnyi wa sinema koko na comedy ntabwo yari sinema umuntu w'umugabo arire gute yarahemutse buriya ni umutima buriya umushinja ibyo yakoze igitangaza ye kareka nta muntu w'umugabo warize kuri kamera yanagura tutayarize kera ayo marira cyagiye cyose kaburi kuyarira ubu ngubu nibwo akenge kagarutse baca umugani mu kinyarwanda ngo ubwenge buza ubujiji bivuze ubujiji arumva bwara reka mukuru mama Sandrine iyo naza kuguhemukira tuba dufite inzu mu mujyi wa Kigali mfite n'imodoka ingendamo ariko uribuka Sharire ukuntu yakubwiye bose wawe Sharire gutinye igihe ni iki ngiki nyirira filime zirarazishe yarakubwiye ngo mu bantu nakoresheje urananiye wakabaye hari aho ugeze nawe ufite umuturirwa muri Kigali ndayamanitse siko yakubwiye oya Sharire Abyimana ndamukunda ejo bundi naramuhamagaye ngashaka ko tuzajya kumusura iwe mu rugo wowe nande ngiwe musure sibyo Sharire Abyimana yubahwe impamvu mukunda wese wigeze umwumvira niwe wanyisirira izina niryo rintunze ubu ngubu rero kumusura tumushimire amakosa nagukoreye nawe arayazi tuzamusura tuzamusura mwirega aho kutanamwumviye utamwubashye ariko nzamusura bamufata nka papa wawe papa mute nge inka ndayikwemereye mu kwezi undi mwaka mu gihe cya sama mu kwa gatandatu nzaza gusaba nkwengire gute tugenda mu murenge papa mutesi ufite inka wore ku buryo uri no kugaba inka oya mu mujyi wa Kigali se nge nabura inka haryo oya aramugabiye ntago ari ugukwa nyine amafaranga iyo ugiye gusaba amafaranga bayavunjamo inka nimba ngiye mbwini mama Sandrine mukuye miliyoni zagenda miliyoni nyimuhe musaza wawe numva uri muri mode yo kunywa kama gaciro ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru nimba mbeshya Imana izampane oya ibintu ntabwo biri bujyane mama Sandrine naraguhemukiye ariko ndimo kwicuza igihe ni iki ngiki gafata nta kibazo ukishe ibiki noneho ariko mana iyo umaze kumukira mama Sandrine naraguhemukiye mu buzima bwanjye ariko ngeze igihe cyo kwicuza Mana ishobora byose Mana nkunda ngewe abirirwa bantega umutego ngo sinzasubirana n'umugore wanjye iyi ni intangiriro umugore wanjye yarambwiye ati kugira ngo dusubirane no gutangira ubuzima bushyashya ukafata neza hari ibirenze ibi ngibi se ndagukunda no kuri kw'Imana kandi mu gusubirana kwanjye nawe
vugiriza imikoro. Njye mbuze ibyo mvuga, mbuze ibyo mvuga, sibyo? Kuko iyi ni intangiriro, abirirwa bavuga amagambo, nashatse kuvuga amagambo ngo Mama Sandrine ntabwo tuzasubirana, ntabwo ni Mama Sandrine tuzasubirana mu kwa mbere bitewe n'uko nitwaye. Ese hari ibirenze ibi ngibi? Ntabwo mvuga amazina y'abo bantu babivuze, nk'abantu bageze muri 3 4, sibyo? Ntakire rero muri karibu rwose. Mama Sandrine, welcome. Abagore wambyariye, umukobwa n'abahungu 3, ndagukunda. Aje kwiyumvamo kunkunda. Ndagukunda. Uri serious? Ndi serious. Ndagira ngo dusazane neza bya bindi. Bari abagore bagiye bandya amafaranga bakagira gute, nta rukundo banyeretse. Ngewe urwego ngezemo, sinshaka gusazira mu bana batari abanjye, ndashaka gusazira ndi kumwe na Sandrine, ndi kumwe na Elisa, na Irene, na Elia. Sazira mu bana banjye. Noneho urumva mu mutwe ufite gutekereza neza namaze gutekereza. Mama Sandrine nongeye kugukora amakosa, Imana izabimpore. Bivuze imyaka yose yashize ntabwo watekerezaga, warasinziriye mu mutwe. Nagendaga mu kigare nkagira gute, ariko ibi ngibi mbikoze ubuzima twabanye murabwibuka. Ahubwo njye nzi ko utabuzi. Ndabuzi. Uribuka irindazi n'ibishyimbo twaraye kwa Papa Israel, ariko amafaranga nsigaye nkorera ntitwariryaga ariwe wabikoze? Baranyibaga, ariko nanjye wabikoraga, ariko ntabwo wari ukwiriye kurya biriya bishyimbo n'irindazi. Wagombaga kwita, ndibuka dutetse akanusu k'inyama. Kose ko numva waje mu mwuka wo kwibuka amateka. Papa Israel akavuga ngo mugiye kurya ngo akanusu k'inyama, ngo ngewe iwanjye ngo ndareba ibishyimbo. Ariko ibyo tubyore naba ndimo kwamamaza Papa Israel, ibyo nta byo nshaka. Ugomba kubanza kwibuka ibyagukoreye, kandi umunsi aranapfukama asaba. Reka ntabwo nshaka umuntu upfukamira. Ntabwo gupfukama handitse ngo uzapfukame Nyagasani. Yego. Reka narabikubwiye Mama Sandrine, sinzagupfukamira. Oya nanjye ntabyo nshaka. Handitse ngo uzapfukame Nyagasani wenyine. Sinabiraya kamwe navuze ngo yapfukamire dusabe. Ariko ngiye ikintu nzakora, nzankoza ibirenge n'igisiga. Ariko umenya aga ninde muri Bibiliya, ninde wogeje intumwa ibirenge? Ni Yesu. Ninde? Bazatubwire, ari arasenga aratubwira. Ndandatangaye ngo guke umuntu wogeje ibirenge, nimba ari intumwa, nimba ari Yesu. N'uwogeje ibirenge Yesu akoresheje amavuta yahenze n'umusatsi we. Nanjye bamwita yari kuri ubu ngubu tuvuga ko ari indaya, sinzi ko kera babivugaga, ariko nyine yari indaya ikomeye cyane icyo gihe. Indaya ikomeye. Ego. Yoza ibirenge bya Yesu. Ego, yari iciye bugufi. Nanjye rero ngiye kuza nkoza ibirenge. Nukuri kw'Imana. Welcome Mama Sandrine, imbuto zirahari, akaji, nimba biba byita gozete simbizi. Batutangire urye. Mwese byose ni ibyanjye. Turasangire byawe. Iyo ndi gateguro kanyu ko ari danjira. Cyakora muranunguye. Umva ni nziza, afite serivisi nziza, arashayininga. Vuga cyane. Yavuze ati ayo nakoreye umwaka wose ndaza mere. Ako si ibyo bintu niko birira? Niko bishire. Cyangwa hari umuntu ubiri inyuma? Mubyize ukuri, nta muntu ubiri inyuma. Ninjye wabikoze. Aka gateguro mwateguye murantunguye pe. Gute? Njye ntabwo nenzi ko ari uko bimeze. Buri ingenzi ko Mama Sandrine ntabwo nenzi ko papa w'abana hari. Ninjye wabikoze. Murantunguye mu buzima. Reka mbikubwire. Ibintu byawe byose wamuntu. Hari ijambo wigeze kumbwira ngo kugira ngo dusubirane no gutangira ugatereta mu ndi bushyashya. None ko ntari gutereta neza. Mbone no kubisaba Imana
naraguhemukiye, nk'inzoga nkapfusha ubusa bakanyiba, ariko ngera igihe cyo gukusanya imbabazi kugira ngo dusubirane. Urambwira uti kugira ngo dusubirane nawe no gutenta bundi bushyashya guhera A0 uhura n'umukobwa ukamutereta. Ego biriya bintu nabivuyemo, noneho ngiye gutangira mu bundi bushyashya. Ntabibona se bigeze he? Bigeze nibura ku ijana, bigeze kuri 70 na kangahe. Ego nyagasani, aho hose se uhageze ute? Nimba abana Sandrine agomba kumamagara ati papa dukeneye igikoma, nkahita noza amafaranga, agafuka k'umuceri kashira n'amakara, nkahita mbigura. Ni ibintu byiza cyane. Igihe mbere nabicishaga inzara, wampamagara nakubwira nti nta mafaranga afite. Urabyibuka ariko inzara watwicishije? Icyo cyongeye kwikosora. Ndabyibuka, ntabwo njya nibagirwa amatega yawe. Ugira umunyamadega menshi, uri umunyamadega menshi. Mama Sandrine, uribuka unsanga i Masaka nabyaye? Ni Masaka se? Kansanga i Masaka nabyaye umwana wa kabiri Elisa. Nta n'igikoma nzaniye, nta n'amazi. Masaka se wari uriyo? Mbyare Elisa. Uraza uzi ukuntu wambwiye? Murenje kureba ko umwana dusa, uhita wigira isafari ujya i Burundi, unsize mu bitaro. Nta n'umuntu uri kumfasha. Elisa cyangwa Sandrine ngusana Elisa niwe nabyari i Masaka. Ntunabyibuka? Iryo jambo narikubwiye? Warambwiye ngo narinje kureba umwana ko dusa, uhita wurira intuzi imodoka yigira i Burundi. Nta n'ikintu nsigiye, nta n'umurwaza mfite, nta byaye. Ibyo ngibyo nibyo ngomba kwicuza. Ntabwo bizongera. Abana ni abanjye, ni bane, ni Sandrine n'abahungu batatu bangiwe. Mbonere no kuvuga ngo abana banjye bazabaho nta butaka mfite, ntacyo, ariko bazabaho, baziga, bagire bati. Ndiyo uzi ko na Sandrine imbere y'Imana nabikubwira, Sandrine namara gufata indangamuntu nzamushakira pezuwari na perime, tugura imodokari ajya ntwara, atware mama wiwe, nanjye ntwaye turi inyuma wa atwaye. Eka urumva iyo ntego uzayisoza? Buriya Sandrine azaba umwami mu bana banjye, azayobora bari abahungu batatu. Eka ngo murayimweguriye? Bakosa bakubita. Ako bose waramutse neza. Uyu munsi ndakora ikiganiro ndi guseka gusa. Mbese wariye uricwa n'inzara, ibiryo bihari. Reba imbuto ziraho, watangiye ukarya. Oya nditamika. Witamika sese. Iyi ni intangiriro y'ubuzima bwo gusubirana nawe. Surprise munkoreye rero murantunga, ahubwo nyuma ya kamera uramuntu turashobora. Namika nanjye. Ushaka ngo utamika? Shere mbabare. Mwimwinginga ubu iki gihe. Njye ndashaka kwitamika nyenyine. Wantamitse. Mwe gushaka ngo neshe ngo ntange keya. Urumva uzishaka? Reka ngure kandi ntaguhaye nawe yime noneho. Urukundo rwogere. Urukundo ni rwogere, urukundo ni rwogere, urukundo ni rwogere. Mureke niriye abirirwa babunza amagambo. Umugabo ni utera intambwe zose, utera intambwe umugabo uriwe nawe akugabura. Buriya baravuga ngo umugabo sinzi haranditse. Ngarimo arateretara. Ntabwo umugore yakugaburira utabanje gutera intambwe. Ese ibintu atakoze ahantu heherereye kuri kamera ni harabikorera ra? Oya, uba wiciye amagambo. Nyuma ya kamera no muntu turarwana. Iyi miteguro yanyu nge ntango mbizi. Sandrine twasangiye ubuzima. Umuntu ugiye kumureba ndigaburira ariko. Oya. Oya. Bamwita Metere Nzovu. Warahindutse. Yagize ate? Yarahindutse. Ibintu munkoreye murabyishura.
ngo na kamera nabuze uko nyine ku buzima bwacu she kutese hasi ariko sha tugendera ubutumwa babaseka oya ibi byose arabyishyura wese kandi ibi byose urabyishyura kuko utetse hasi udasomye harya babanza gusoma urasoma ugatereka hasi mwese ibyo bintu ninde wabinyigishije njye ndabizi ni Yesu wakubyaye wakubambiwe ku musaraba niwe wabivuze kanirire kako jya ku mureti ibintu byose n'amasandire ndagukunda n'amasandirine naraguhimukiye ndimo kwicuza uzi tukimara ninde gutandukana wakugiriye inama yo si kwicuza imyaka 5 uyigabanya ni 5 duherukana muri covid muri guma mu rugo ese buriya urabibara tubaza amafaranga Wamaze twafashe iminsi ubusa ingahe? mba mfite inzu mba mfite imodoka y'ingendamo ariko napfushije ubusa njya mu buyobe ariko uri bugu nakugiraga inama winjiza amafaranga menshi ku munsi nakubwira nimba winjije 100 zana senkani tuyasevinge ejo hazaza duteganye ariko ntabwo bizasubira ubu wangize kabisa nambwiraga ngo umwana kuri njye nta nama mwene ariko uri umwana kuko twashakanye ufite 19 njye mfite 40 bigatuma rero utanyumva ni shitani ubu shitani waramuretse nzajya Yesu naramuretse niyo ndashaka gusaza neza nasazira mu bana banjye bakiga bakarangiza uri enjoying abyihore ubusore ariko ntabwo ibyo bintu nkibikoresha kubwo nafata umuntu akanjye amafaranga yanjye zandangamirwa ntiziyayobora mfite sandine zinshura amamagara sandine mfite umukobwa n'amazankubita asigaye ambwira nkanga aritonda ariko aritonda ngo papa ngohereza amafaranga ohereza amafaranga reka mubikorera he sandine ni imfura yanjye turaziranye bana umukobwa wanjye ndashaka ko azayobora bariya bahungu ariko mfite abahungu ubona ariko sandine ajya abahana tarya imbuto ze imbuto sheri makabuto hanze ngo ukatire ndabona hari wabitinya uyu amakuru karakano ibiki birimo amata kahise ibayita ngo iki ko ukatira hano ibyo ni ibiki se oya nkata ku kareti kuko njye sinywa amata ushobora kuba ngo harimo amata nkatira ku kareti gatoya agatonamike kandi nyine ukame ukankarya ndabigukorera ndabona uyu munsi none wabitumye ibyo wankoreye bingana biteze muranyishyura akajya karyoshye nk'ubu simfite ariko ndi kumwe n'umudamu wanjye mama Sandrine sinjya ngira ariko harimo kumakeya ya ampaye ndayibuka kera cyane ubu urayibuka ngo ube kubirengaho se imbere y'Imana njye nkubwiza ukuri njye mfite indoto ko tugiye kugura ikibanza ufite tugiye kugura ikibanza ndakuze uracyari mutoya ushobora kwica umucya nkipfira ariko nkamenya aho ngusize uyu munsi bakuntumiye yambara ubwiye uyu munsi bakuntumiye ngo abareke babunze amagambo byari byabananiye
mama Sandirine eka umugore ako waraye ndota naraguhemukiye ariko igihe n'iki ngiki tugiye gusubirana ureka babunza amagambo sinshatse kuvuga abakorera ku ma YouTube channel na ayo umunsi waraye ndota iyo mana dusengira komeye imana itabura guseruka reka imana yumva amasengesho iyo mana dusengira duhuriye komeye ahangaha izi siripurize zanyu ni danje kameze gate ku kaduhise se kararyoshye n'iyi marite nayo iraryoshye mbese byose urabinywa kubera ibyishimo ibintu byose ndabinywa ya marite nayo ni akaji ni marite iyi nayo ni akajusite numva tutakurusha kunywa ibintu biryoha ni imbuto baba baseye nta kintu kigiyemo nta mazi ntaki nanjye ndimo kwitegura nidusubira nzaninkora akangaka reka tuzagura uzagashobora tuzagura akamashini kabisya ujya ukankorera nka papa w'abana ndimo kugenda nsaza nibura nsubire ubusore okay. apeta ariko uyu munsi ni wawe gucika uyu munsi mu buzima abantu banywa inzoga barahombye uriye utu tubuto urumva ukuntu wahombye ukanywa izi mbuto baseye ko wamara imyaka 100 uyu munsi ni wawe n'uwanjye ureka abavuze amagambo mbanje kubabwira birirwa bavuga ko mu biganiro ngo nzovu ntabwo azasubirana n'umugore umugore wanjye yarambwiye ati nuteta bundi bushyashya tuzasubirana kandi tujya gutandukana barabirirwa babivuga ntabwo bari bahari no gusubirana kwacu nta muntu uzaba uhari ibyo nakuzizaga nuramuka ubyubahirije kureka inzoga ukaziga indi nzoga nta kibazo ukava mu nda zikwiba amafaranga bande n'abandi ukabavamo tuzasubirana none natangiye kubikurikiza ni iki cyabinyemeza se ikibikwemeza nuko nsigaye mpaye urugo neza icyo bakeneye nkagitanga urumva ubihagararamo neza ni ukuri kw'Imana mu ijuru masanirika nkora ni ukuri kw'Imana mu ijuru sibyo ararahiye pe nsigaye mfite imfura yanjye nabikoze yankubita aho muhurira ntago mpaze nyine ntago mbizi njye simba mpari aho duhurira kandi nanone umwana na se ntago ujya ubimenya umwana wanjye nuko binandeba ariko buri nta nubwo binakureba kuko uriya ni umuryango wanjye ni famiye yanjye wowe ufite aho uvuka barabana nanjye bakavuka kuri njyewe urabyumva neza kabunyiriyeho ko ntazi aho muhurira si abana banjye se niyo mpamvu rero muri iyi minsi abana bajyaga bambaza se Sandrine cyane papa tuze tugusure aho se baransura hari umuntu ncumbikiye ase gutucumbika imyaka yose mbayeho ngewe nikodeshereza n'abana nta uranjugunya hanze wowe gutucumbika nakabazo ndashaka namaze kubona amafaranga yo gukodesha inzu imyaka ibaye imyaniko ucumbitse pe mbanze nsuze umupapa mwiza acyari umusore bamwita Nzeko aba muri Amerika mbone kumusohoza yarampaye 120 binyuza kundi muntu nashatse kuvuga amazina kuko hariho gukodesha inzu nayo ahubwo kurya mutamaho
mama Sandrine ubu si surprise mu ntunguje imeze reka nkubwire none urankuriramo mama ntabwo Sandrine nabyemera. igihe tutasubirana ngo tubane mu nzu imwe wanshakira inzu ya chambrette hariya hafi hafi yese hariya nyine hafi aho utuye Kanombe se iyi nzu y'ibihumbi 60. yishake mu nce z'iwanyu za Gikondo pana Kanombe. urashaka ko mama Queen afungurwa ntazanyica Ariko reka mbaze kubaza umuntu w'umugabo naramukatiye ejo bundi njya mujyanye kuri brigade y'Igikondo yamenye ibiraro by'umuntu ndagenda mbwene uyu mugore yanyibye 400 yihora ankubita akangiza ari ibise mfite muri iyi minsi. Nyine reka nkubaze kubera iki nk'umuntu w'umugabo utihagararaho abagore bakakunya ku mutwe bakagusuzugura rimwe kabiri gatatu muri misarije deja noneho ukajya no kuri social media ukabivuga none agira isoni basi ngo yubare uwo ntabwo nyiri kumwe nabo ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru ubu ntujya kumusura kuri gereza sindajya kumusura bavamo tuzabimenya ceceka umva mfite umuhungu mbere se wa Buharera ari kwa Kabuga nagiye kumusura rimwe ndakerererwa ndamubura aho kugira ngo nsebe mama Sandrine asa umuhungu wanjye aho kujya usura de mama Queen najya gusura umuhungu wanjye mbere se wabo ntabwo mama Sandrine ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru bariya nta kiza cyabo nabagombya bakakwiba ugasanga abana banjye baraburaye bagize bate none nkajya kurera abana batarabana imyaka ufite n'igihe umaze muri iyi mihanda wakabaye ucumbika mu nzu z'abandi kwera oya ibyo bintu ngiye ni nabyo bintu noneho njye n'abana turebera tugatakaza icyizere cyawe oya none se ko nta rugero rwiza waduhaye mama Sandrine ni ukuri kw'Imana njyewe mite mbura abana reka tubareke mite mpfa none njyewe amakosa nakoraga nta nzongera gukora upfuye ibibondo byawe bigukomoka waba ubisize nambisize naguze akabanza ngo mbasige kuko iwacu nkomoka nta butaka ntacyo icyo cyonyine wari kugitekereza nk'umuntu w'umugabo cyonyine kikagutera ishyaka ryo guharana gushaka izazaza aho ibibondo byawe bigukomokaho ye nawe kambikore mama Sandrine nyuma y'imyaka 2 ibi nguhaye 2 yonyine tuba tuguze ikibanza mu nkengero z'umujyi wa Kigali njyewe nawe reka uzakinyandikaho nzakikwandikaho nyandikaho n'abana banjye ya ntabwo nzakiyandika urumva iyo viziyo uyifite ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru yesi iyo ndebe ko mbona nayo mbona sawa ase mama Sandrine nimba muri iyi minsi Sandrine wanjye ampamagara ntago reka nkubwire ntabwo ibyo ari urwitwazo nta birenze nta bikazi bihari ariko nyine wowe urumva ufite intego wariye apeti merci sora yuryamye uryamye saa 9 ngo pe biragaragara ko waraye mu binya ako ngenda kome muri cyambere nakazi wariyo ndarya nta kibazo ibintu niba ampa fagitire nkecura tukabibasigira ntituba duhombye ntabwo tuba duhombye ndimo ndarya wanabitse akareketse nk'akariyana n'umuntu aya irwane wamaga kera wakongeye ukayiba nawe wigeze uha agaciro nakoze amakosa ariko ngiye kwikosora ni ukuri kw'Imana Sandrine nongera kukubabaza imbere y'Imana ari ndibiva ngo reka gusaza utanduranyije cyane nanjye mu busazire bwanjye ntabwo nzongera kwanduranya nawe nta nubwo twanduranyije twigeze dushwana hari abantu twigeze twiteza niyo mpamvu rero nta bantu twe twiteza abirirwa bavuga ku YouTube channel ngo nzovu nasubirana mu mama Sandrine ngo ntabwo bazasubirana ngibiki ese tujya ku musozi ngo turwane nandukana mama Sandrine hari wari uhari mama Sandrine yafashe icyemezo nanjye ndagifata ngiyewe ndemera ndahunga wowe wafashe ugira ute ugira ute wahunze iki ibyo naguhemukiraga wahunze ibyo wamemukiraga aho kugira ngo ubikosore urabihunga ubu ngiye kubikosora iyo urebye ubona amazi atararenga inkombe
ntabwo ararenga inkombe. ufite icyizere ko atararenga inkombe ugomba kubikosora? Ngomba kubikosora. Ah. Mama Sane ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru. Famiye yanjye ni wowe n'abo twabyaye. Ntabwo ibyo bize ntukambeshye. Ceceka mbikubwira. Agomba kubaho neza, bari abana nibo tuzasiga kandi tugomba kubasiga dufite ahantu tubasigiye. Ibibazo twahuye nabyo bo bazasigare bameze neza. Bavuga ati aba bana bakomoka kuri aba babyeyi, bakomoka kuri Nzovu Bahizi Venus, kuri Uwitonze Olive. Abana bacu babeho neza. Ndimo mu nzozi ndimo kurasa nene atwaye imodoka imbere y'Imana. Ariko uyu munsi wanziye kweri yada uramenye ntabwo nkeneye umuntu undirira imbere. Oya ntabwo ibyo byo byanzanye izo surprise zirimo amarira no. Masande nagukoreye amakosa, iki ni cyo gihe cyo gusaba imbabazi. Wifuje kenshi kwambara ukaberwa ariko ukabura aho bakwambika imyenda myiza kandi igezweho. Aho ndabwira weho mudamu nawe mukobwa wifuza kwambara imyenda myiza cyane, imyenda y'amakwe, imyenda yo ku mazi, imyenda yo gutemberana, imyenda yo kurarana, imyenda yo mu mibyizi. Temberana natwe aha ni mu mujyi wa Kigali, urebe ishopu ryiza muri Mike ry'umwana muto cyane w'umukobwa wihangiye imirimo. Uyu mwana arabambika bigaca ibintu, nta handi wakura imyenda myiza igezweho uretse mu iyi shopu ngiye kukwereka kuri Mike umuryango wa mbere. Iyo nta yindi ni shopu bita Angel Store. Murayibona imyenda myiza cyane y'abana b'abakobwa bakiri batoya. Nimero ngizo murazibona, ni Angel Store Kigali second floor. Murayibona ku muryango wa mbere ukinjira nta handi wasanga iyo myenda, imyenda y'amafashion agezweho, amasitayiro. Reka tukwambike kahave. Burya ubusirimu koko si ugutunga amafaranga, ahubwo ubusirimu ni ukwambara ikote ukaberwa ugasa nk'abanyamafaranga. Nawe mugabo ntitwakwibagiwe, wowe ufite amakwe, wowe ufite ikirori, wowe ufite ahantu ushaka kujya, wowe ufite
inzozi zo kwambara ukaberwa, temberana natwe ku isoko rya Nyarugenge, aho nta handi ni kuri furo ya mbere umuryango wa 30. Gerayo maze uhamagare iyi nimero ngiye kukubwira, 0788 uyu mukobwa bita Silva arakwambika ivumbi ritumuke. ubwire njye nta papa ngira bivuge nitujya mu murenge shira by'amazi ari papa wanjye ufite tageti y'umurenge mu murenge ariko tuzasubirana mu kwa 12 muzajya mute tuzasubirana ese yo iyo nuzi yo tari kwikura he nuko kwezi kuvana niyo gahunda yateguye niyo gahunda nateguye ko mu murenge ushaka gutangira umwaka utaha uri ngiye kugusaba nta babyeyi ufite, nzagusaba kwa musaza wawe mbone no gusuhuza musaza wawe ni papa ndi hasi ntunamwibuka muramu wawe papa Mutesi papa Mutesi mbone no kumusuhuza, yakoze impanuka ya moto, ni bofre wanjye ndagusuhuje papa Mute. Nge inka ndayikwemereye mu kwezi undi mwaka mu gihe cya sama mu kwa 6 nzaza gusaba nkwengire gute tujye no mu murenge. Papa Mutesi ufite inka wore ku buryo uri no kugaba inka oya mu mujyi wa Kigali se nge naburi inka haryo nge oya aramugabiye ntago ari ugukwa nyine amafaranga iyo ugiye gusaba amafaranga bayavunjamo inka, nimba ngiye mbwini mama Sandirine mukuye miliyoni zagenza miliyoni nyimuhe musaza wawe numva uri muri mode yo kunywa kama gaciro ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru nimba mbeshya Imana izampana yakora uyu munsi ntabwo nzi ko byatugendekeye amasaha yo kugenda kura reka ufite indi gahunda se ngiye gushaka iby'abana banjye bari burye nimugoroba reka Sandirine Elisa ariko nabonye n'ahantu Sanine nakoze ikiganiro nawe yavuze ijambo ndaryemera ngo ni wowe uzabigiramo uruhare reka mwana nabyo yirwa bivuga ngo n'umwana we Sandirine ngo arabivuze ngo ntabwo ashobora gusubirana mama yaka ariko ntimuzongere kunkoreshereza umwana mutana bimbwiye ni umwana uriya ntabwo ari uwo kujya muri kamera pe ni umwana ariko wari wambeshye ngo mugiye gusura umuntu uraje umujyana muri kamera yari papa we n'ababyeyi biwe bose ko ari kiganiro umwana cyari muto ntabwo ari uwo kujya muri kamera ariko wowe warayimenye iyo papa wiwe yamukoresheje birabiri nta hantu waturega ako nyine ntuzongere kumushyiramo si uwanjye Sandirine si imfura yanjye reka yemeye akavuga ati nyemere nshake ikote nguha agaciro njye kuri hoteli nsaba imbabazi areba ikintu cyiza kare namwe kuko mugemuye kandi aya marira ni ubwa gatatu bivuze ngo ntago ari amwe y'ingona uzi na kera yajyaga ava isafari yavaga i Burundi yava i Burundi agataha nyine hakurya muri ba bandi b'abashuti b'indangamirwa akabyinira inote zamara gushira ejo bundi twagiye gusura umva mama Sandirine akaza kare uyu mugabo agira amarira ejo bundi twagiye gusura Mbogo na Manizima nzamwibuka umva nyine akanayambwira akambwira nawe yabahonze amarira yiwe naya kera twagiye gusura Mbogo na Manizima samugwe nimwavuganye na Nyambogo no twagiye Kimisagara dutekereza ukuntu Jose yajyaga dutekera umusosi yagiye i Bugande nimba kibaho nimba kijyago ibaze uwo Manizo yari inshuti iyo ndabitaga Jose uramwibuka Jose yari afite icyapfana n'abari abakecuru banyira muri amazu kuko Jose umuhungu w'abari abakecuru yabyanye na Jose umwana w'umuhungu noneho ngewe
ariko kugira ngo njye mu rugo iwanjye kwa Masandrine umugore wanjye ngera kwa Jose tukinywa n'uwo bita Manizo tukajya kugura abandi bagore isamake. Hari umudamu bita hari umugore bitaga Ntuza Mama Soni, uramwibuka? Sinzi n'ifoto yiwe yigeze agafoto twifotoza neza. Iyo foto sinzi nibiri iwacu Nyanza kwa mukecuru. Hari amafoto ngeni urumva amafoto wakoraga ariko uvuye kuri uyu muryango ukinjira kuri uyu nguyu gutya ihana imbibi. Ibyo bintu ngiye kubyikosora. Tumaze gukura tugomba kubyikosora cyangwa arabyikosora. Niyo mubwira ntabwo uyu mugabo ajya baseriye. Maze kubyikosora. Uzi imyaka bivuze? Mama Sandi nkurahirire. Inshuro zose twagiye dusubirana dutandukana warabivuga. Zirandazanye namenye. Ntabwo ngikorana nabo ibiganiro n'abakatiye. No. Bahoye ikize? Mama Queen ngiye wagiye kumwifungishiriza kuri brigade y'Igikoni. Naragiye yamaze kubona ibirahure by'abandi badamu. Naramujyanye. Mu barimo kubwira abantu ngo naje nkamusura nkagira gute. Yes, randanye ibyumbe 400 igira gute ikazaza inkubita yigeze kunkubita gura 2:00 za ninjoro indeka kunkubita saa 9 nta kiza cyabo. Yes, nshaka gusa nta kiza kindaya. Sinshaka gusazira. Sinshaka gusazira ku bana b'indaya ba Queen bande. Queen no wawe? Nonde ntabwo Queen ni umwana wa Mama Queen ntabwo ari uwanjye. Imbere y'Imana abana banyifite ni 4 nta mwana abyaye hanze. Ariko banza no mu bintu by'uburofu kuko robanzuza akenge kuba utarabyara hanze. Ye nta mwana mfite hanze. Nanga umugore uzazana umwana wamuzane Mama Sandrine. Mama Sandrine n'umukitso yamurera ako simbishaka. Mfite abana 4, mfite umukobwa umwe n'abasaze 3. Abo nibo bana banjye nta undi mwana. Ariko si wa mugani aho ujya ngo ujye wiru gukubitwa kuko usazire mu ndaya ugira uca inkoni zabo. Ibihano wamuhaye ubona ndimo kwitwara neza. Mama Sandrine ndimo kwitwara neza. Vugisha ukuri nimba ubeshya Imana yo mwijera hari. Ndimo kwitwara neza. Abana arimo arabahahira. Bivuge. Siyambwiye ko abiziranyeho na Sandrine ngo ngende kandi base. Naye vuga. None se Sandrine ubona akubwira ko papa yahashye. Aragerageza mu kuntu. Nago ndagerageza mu kwi. Inzu? Oya nta nzu nishyura. Nzaye ishora uswa mwibagiwe. 35 aba mu nziza. Umva ariko se reka mbabyire ari uguhaha no kwishyura inzu ibihenze n'ibi. Yatuvugisha ukuri. Noneho mwaragabanye umwafatanya. Ngo iki? Uhaha n'uwishyura inzu wenda. Ibyo byose byakabaye mu nshingano zanjye. Bizatangira n'ubundi twatanye gusubira. Erega reka nkubwire. Ubu kuri izi saha abana baguhamagara wabagurira uwo muceri wabagurira iki nagaruka kuvuga ngo ni ikiguzi cyo kugira ngo dusubirane. Wakabikoze mu nshingano zawe n'amaraso yawe ukabikora nk'umugabo uzi icyo ari gukora pana kuvuga ngo ni ikiguzi cyo kugira ngo asubirane na Sandrine. Dusubiranye tudasubiranye byose ugomba kubihagarara ko tutazasubira. N'urugero nguhaye. Dusubiranye urabwira ikibaye akamwana baduteze umutego abirwo bavuga ntago ibyo bindeba. Ninjye uzabigira mu Rwanda. Ntago bindeba. Ufite gutereta uhereye A0 n'ubu natangiye gutetanye ibise bigura ngahe. Namubwiye nibaguhaye miliyoni 5 no gusubirana na Sandrine watura. Nasubirana na Mama Sandrine. Miliyoni 5 wakwanga kuzifata ugafata. Oya nge nasubirana kuko nyose ubundi Mama Sandrine dusubiranye izo miliyoni 5 twazikorera. Ese kujya miliyoni 5 ntango urugero ndi mutimeri eswe bitanye kumfata ibizimu byaze dusubiranye izina rya Yesu ibyo bizimu nibipigere dusubiranye miliyoni 5 uziko ngiye nawe dusubiranye mu myaka 2 miliyoni 5 twatuzifite kuri konti. None umuntu akubwiye ngo nguhaye ngo miliyoni 5
ureke gusubirana mu masandirine, njyewe 5,000,000 wazireka nkasubirana n'umugore wanjye ufitiye abana, muri amafaranga ku munsi njya munsi y'ibihumbi 40 ku munsi, ese ubundi nubwo wakorera 30 nubwo bya 20 za 5,000,000 mama Sandirine nawe arakoze, harayabonye nanjye harambonye, za 5,000,000 kuzibona ni mu matungana, mu myaka 2 twatubonye 5,000,000 ziri kuri iyo konti wari yacu. kumpa amahirwe nk'ayawe ubu izi saha mba ndi ahantu hashimishije. Ngiye gufunguza konti yanjye namaze kubona indangamuntu. Ntabwo umubare ntabwo ntuzi uzaziha bari abantu se ko wavuze ngo umubare w'ibanga ngo ejo noneho hari uwacokoje ashaka kunyiba arawucokoza, ariko uyu munsi nawuhinduye nyine urumva konti yo nta muntu uzakwinjirira. konti yawe cyangwa tubicano yanjye izaba iri ku mazina yawe, baki iri ku mazina yawe, iriya yindi mbona ikibanza iriya yindi mbona yitirirwa wowe ni iyande nayakase, iriya yicano yindi mbona nzovu yaka n'abantu batwitirira, ariko nzovu 250 ni iyanjye. niyo mpamvu umutipe wayikoreshaga, niwo mutipe ugiye kuguhamagara ukamweza n'amafoto y'abana, yamaze ajya kujya muri segonderi, ariko arimo kuvuga ngo azayijyana, ahubwo ndagira ngo tuzagire dukorane amasezerano yo kwa noteri, uko azajya kwiga, nshaka undi muntu yisigana uzayimanaginga, cyangwa ayiduhe tuyote tuba tuyikoresha, famiye yanjye iyikoresha, cyangwa tuyigurishe. Uyigurisha kubera isi kandi uri umusitari, kubera icyo utayikoresha ngo ibyaze umusaruro. Yanze mumugisha ukuri. Uzayigurisha? Nshobora no kunayigurisha, iyo ugurisha yitubicano uko yanditse hose ntabwo ari byo batwara, bahita nshinga ine none bahita nzovu nanone 50. Mba mbona utari seriye pe. Ako se iri kote yaryambaye yiteguye mama Sandirine. Wari yakanye mu utari wandi yakara ngo umbwire nari kugukorwa ntago nari kuza. Oya nigafata ukarya. Yego werekanye yego yewe. Gaho genda ndabirya. Mugore nkunda urwo ngukunda ni ikimeza, sheri wanjye ndagukunda, wambyariye umukobwa n'abahungu, niyo mpamvu njyewe ingeso zose ndimo naziparitse, ndashaka gusubira kuri wowe tukabana neza. Naribuze nye genda ujya kwicara. Oya nagenda ajya kwicara, izo surprise yego Nyagasani Yezu na nyina. Ako se wafashwe ute? Mwandayamwe ndabiyamye, ndimo kwiyama abantu, uza gutukana nyine ndabatukana nyine witukana, giye ntabwo nkunda umuntu utukana gutya. Oya ako wakabanje kirokore cyawe nyine witukana, urabahura ikizi? Ni akazi kabo kababesheje, urabahura iki? Deja ntabwo baba bagufashe mu mashingu, ntabwo baba bagutwaye ku ngufu, uba wabaterese nabo bakabyemera, ni akazi nk'uko nawe ndabiyamye none rero wibatuka. Ntabwo kirimo kwasaba imbabazi baramumbeje za miliyoni zingahe. Abana beza wibatuka. Wagira ngo nawe uragakora. Oya abambi yo gutukana. Alo? Mwiriwe? Uri Musanze? Nanjye nari ndi mu kiganiro. Waretse ibyo ugiye kumbwira ukambwira mu kanya nkivuyemo, hanyuma y'iminota nk'icumi umpamagara. Sawa. Urwo mukundane kimeza,
reka ngukunde nagukunze uko ndufite wowe mama Ese wigeze unkunda? Sandrine Wigeze unkunda? urwumvirize ugihumeka ugifite ruseke no Sandrine Njye ntabwo ndi kubyumva ibintu mbwira. ntabwo urimo kubyumva Wabimbwiye inshuro nyinshi ariko wabimbwiye imyaka umva myinshi. igihe ni iki ngiki Nabyemezwa n'iki? yewe Ubu ni iki cyabinyemeza ko igihe ari iki wagaruye akenge? uzi impamvu Ni wa mugani bavuga ngo ubwenge harya buza ni ubujiji bugishize buhise ubwenge buza ubujiji buhise. umva amafaranga narayakoreye nyapfusha ubusa ariko amafaranga ngiye kuyabona maze gusaza ndagira ngo none tugire gute dushake ejo hazaza heza sibyo ube mu nzu yawe Wumva uri muri modo. ni ukuri ko mu ijuru ube mu nzu yawe udakodesha Sandrine wanjye iyo mu ijuru ngiye iyo ndoto ndayifite mushakiye perime ajya ntwara atwaye papa wiwe atwaye na mama wiwe bamugurira akamodoka se ndayimugure reka njye kumushakira acyari umwana nabanza afata indangamuntu nama kwifata ni ukuri kw'Imana Wabanje se ukayigura oya nyigure nta perime dufite yikorere kuyikora bisaba iki? oya mwana wanjye niwe uzantwara imodoka urayemeye kuri kamera ndayemeye kingana iki kuba wayiguze bivugira imbere ya mama Sandrine imyaka 5 ariko mbere ko tugura imodokari tuzabanza tugura ikibanza imodoka y'izembe Ndimo ndabyumva. Imana izabimufashemo ihereye ubu ngubu ibimufashemo. nawe urabisengera Uyu mugabo naramusengeye imyaka myinshi ndatagangara nsenga ngo ndebe ko yahinduka mbona ahubwo birarushaho kuba bibi. Nanjye ncika intege. warasenzera ushaka kuba Uzi ikintu kiba kivuna? Gusengera umuntu umusengera ngo ahinduke we nta ruhara bifitemo nawe ngo abigiremo uruhare abashe kugira ibyo ahindura biravuna. Gusengera umuntu umeze gutya biravuna, uratagangara pe. gusenga ni uguhuza Ntago cyane ariko biravuna gusengera umuntu udafite uruhare. iki wacitse intege kandi ari uguhuza Nawe ubwe nta ruhara abigiramo. ariko uruhare ni urunguru Ubu wicaye ahanga uruhare ni urunguru. ni urunguru naratangiye amakosa nagukoreye ngiye kwikosora igihe ni iki ngiki Amahirwe masa. ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru nanarahira ntabwo nzagusebya ni ukuri kw'Imana nindamuka nkosheje gato igihango Imana nzahite mva kuri iyi si nzahite nipfira abana banjye hasigara barera wenyine N'ubundi ndabarera mbareza imyaka myinshi. Barera- Ariko ntabwo twifuza ko wava kuri iyi si ukavaho gutyo. Waba ugiye nabi ni ukuri. nzabanza nkubakira inzu Waba ugiye nabi pe. ngiraho ngusiga Hmm. Imana irankunda Nta muntu Imana yanga. Imana nta muntu yanga ariko Imana ikunda umuntu wikosora uhinduka Urumva ugiye kwikosora Imana ikabigufashamo. ikabimfasha Imana ikumvire gushyigikira. sa rero ariko kurya byakunaniye Nasona sinariye. kose ni ukubera iki wamugana Nariye ni ukuri. ko Nariye. yishyuye ibi biryo wariye kabikuguranye umutima mwiza Nabyemezwa n'icyaha agatima keza atari intuza. Atari joke. ariko mama Sandrine imyaka twambaranye tubana genda njya muri zirandaya nigeze ngufata gutyo sibwo bwa mbere bibaye Bibaze nyine. warambwiye ko kugira ngo nsubire nawe teta bundi bushyashya Uhereye Unatangiye. chini azero. haze uyu munsi rero yaje gutereka Reka yansohokanye. Ntabwo ariyo wansohokanye ngewe ubwo uriya Oya. munyamakuru wawe turarwana Oya. ba kamera. njya gusohoka Murantunguye. Ngewe Aguteye naje iki? ntazi ko uhari. Kumbe rero wanambaye kositimu gutyo wari wabyambariye tu na karuvati.
ubu ni mu Sandrine wari witeguye kwakira nde kugira ngo wambare uko nkubona, ni mu Sandrine wari witeguye. none nigeze nambara ikote, nigeze Bwa njya mbere mbibonye. nagira ngo nkwereke ko nahindutse. Masa narakubabaje bihagije, hari amarira wigeze kurira, urarira ugira Ngo hari amaravuga ngo amarira wandeje imyaka yose nabayeho ndi kumwe nawe. Okay, amarira nakurijije imyaka yose. Masa ni wambaye imbere y'Imana kugira ngo cya cyaha ndamuka mpfuye Imana itazakimbaraho. Urambabare Uragira ngo niba mu mubiri uzagende ubohotse wigire mu ijuru. Ntabwo ngiye nakuboha. Nanjye icyifuzo ari uko wajya mu ijuru. Ese nakuboha gute? Amarira nakurijije urayambabariye. Ntabwo hano twaje gusabana imbabazi, hano waje gusingwa no gutereta? Gutereta mundi bushyashya. Tereta nyine. Okay, Papa Sando ndagushimiye cyakoza. Wanyakiriye neza. Surprise yawe ni iya danje. Mwakoze cyane ndabashimiye. Ndibaza intangiriro uri kuvuga ari iyi mbonye. Ningiyi Imana dushyigikire, ningiyi Sandrine ndagukunda imbere y'Imana. Mbone no gusaba Imana ibyo naguhemukiyeho, Imana nimba umbabariye n'Imana igomba kumbabarira. Ntago hano intangiriro ningiyi warambwiye ati tangira urugendo imbabazi zizazanywa. Tangira urugendo utete bundi bushyashya. Kuguteta bundi bushyashya ni ibingibi. Ni ibingibi sheri. Yego. Ajya niko abandi bateretara? Ega bura gutereta. Nta muntu gusohokanya ko ngiyewe. Ni ibingibi gusohokana umuntu umusohokana hafi ya pisine. Ibingibi birahenze nkabwo ni. Aho kugira ngo ngiyewe sohokane ziriya ndangamirwa ezo biti indaya zize zinkosore uzifagitira ng'amafaranga ndi bwishyura, ariko ngomba kuyishyura bitewe na Mama Sandrine wambyariye kobwa na hungu. Kandi muhoberane dusoza rwose. Ugira bati ibikorwa byiza tuva mu mwanya mugende mu ruhuke dore hoteli irahari. Ntago naje kuruka ngenda tashye. Mumbabarire na hotel ntago tuje kuruka. Mama Sandrine afite inzu yikodesheza i Kanombe, nanjye mfite inzu nkodesha i Gikondo. Twe ntago tuje kujya mu mahoteli, twari kwiyakira kugira ngo ndebe ibyo nahemukiye Mama Sandrine. Sawa sawa byo munjyanyemo. Wakoze ndagushimiye. Abakunzi ba Vanessa Inspire, nuko uyu munsi surprise dukoreye mu Sandrine irangiye, ibyo kurya babisiza rwose. Ibiganiro byacu naho ubutaha mukore subscribe, share, comment.